Bakunzi ba Ikugarutseho TV ndabasuhuje mwese aho umuherereye hose, Imana ibishimire ibahe umugisha mu byo murimo murakora byose. Ijambo ry'uyu munsi turarisanga mu migani 10 ni kuri 7 kugeza ku 9. Hananditse ngo kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha, ariko izina ry'umunyabyaha ryo rizabura. Umunyabwenge mu mutima yemera amategeko, ariko umupfu w'umunyamagambo azagwa. Ugenda atunganye aba agenda akomeye, ariko uyobya inzira ze azamenyekana. Ngiryo ijambo ry'uyu munsi. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha. Nibyo koko ahenshi ntabwo abenshi bagiye babimenyereye cyane, ariko nka Kiliziya Gatulika ahenshi bajya bibuka abatagatifu babo. Ariko uko byagenda kose, iyo usengeye umukiranutsi wavuyemo ubu buzima kandi uzi ko yakoraga ibintu byiza, uko byagenda kose ubigiriramo umugisha, cyangwa se ukanamukira umukiranutsi uzi ko yarakiranutse, icyo gihe cyose ubigiriramo umugisha. Ariko izina ry'umunyabyaha ryo rizabura. Ntago waca mu nzira z'abagome kandi ubizi neza ko izo nzira iyo uziciye byanga byakunda ushobora guhinduka umugome. Ikindi nanone kandi umunyabwenge mu mutima we yemera amategeko. Ahangaha niyo waba uzi ubwenge bingana iki, bivugwa neza ko mu gihe kandi hari icyo ukeneye kumenya. Byemezwa neza yuko ugomba kumva cya kindi uzi ukakibika neza cyane kandi ukemera amategeko ugenderaho, nyuma kandi ukamenya ubwenge. Nicyo Imana itanga. Imana itanga ubwenge. Hagati aha ngaha bivugwa neza yuko ngo ugenda atunganye aba akomeye. Iyo uri mu nzira nziza uba ukomeye koko nk'uko bisanzwe. Ngiryo ijambo ry'Imana.